utekereza ku birimo Imana yakoze uvuye ko Imana yacikwiriye amashi. Kubera ko uyu mugoroba ni umugoroba Imana iduhaye. Uyu munsi turi ku itariki zingahe? Itariki 20. Nuba ngo itariki nizongera kugaruka ku buzima bwawe, nuba ngo uyu munsi ugiye kurangira tuzafata ibindi bintu. Ariko niba iduhaye, Imana iduhaye amahirwe yo kugera hano, mureka tubyaze umusaruro uyu mwanya Imana iduhaye. Bwana sifiwe. Kubera ko hari abarwaye, hari abagiye mu zindi gahunda, ariko twebwe Imana itiza amahirwe. Mureke duhaguruke dufatanye kuramya Imana twese duhagaze. Bwana sifiwe. Haleluya. Twese dufatanye. Niba ari ikintu ufite k'ikigaragazo, ubwira Imana ngo Mana uyu musozi uyu munsi ntabwo nshaka gutaha uko naje. Imana ihindura ubuzima bwawe, Imana ihindura imibereho yawe. Ikibazo ufite, ingorane ufite, ureke Imana tugiye kuramya uyu mugoroba. Utubere umugoroba udasanzwe, uyu mugoroba utubere umugoroba w'umugisha ku bugingo bwacu. Haleluya. Haleluya. Reka twese dufatanye. Amen.
twese Mwami ijambo ryawe nami n'ukuri amasezerano yawe amasezerano yawe ntiyahinduka niyo mpamvu niyo mpamvu shima shima izina ryawe mwami niyo mpamvu we niyo mpamvu shima izina ryawe mwami niyo mpamvu niyo mpamvu shima shima izina ryawe mwami ushime wera w'Isiraheli turacyashima izina ryawe uri Imana iri hejuru ya byose nawe uri mu wanditse bwiza ijambo ryawe rivuga Mana Yesu buri wese afite gusenga afite gusenga ishima utavuga Mana uvuga ijambo ukarisohoza uvuga ijambo ukarisohoza nta jambo ryawe rizagera wera we nta jambo ryawe rizagera shima izina ryawe niyo mpamvu shima izina ryawe nami niyo mpamvu we niyo shima izina ryawe mwami niyo mpamvu shima izina ryawe mwami Uchi
dukorera ibyishimo yose Oh